iyo bakumvise uvuga baba bavuga bati buriya karabaye byarangiye byacitse, kubera ko uwo muco wo kuvuga muri Afurika, kuvuga ibyo utekereza, kuvuga ibintu uko ubyumva, birasa naho twawuteye umugongo. Icyo nicyo nise rero gutera umugongo Abagiriki, kuko Abagiriki ba mbere ya Yesu, Abagiriki bo muri 470 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, Abagiriki bigeze kugira ibibazo. Izi ntambara turwana cyane cyane ugasanga nk'ubu ngubu mu Rwanda, iyo umuntu akumvise ugiye kuri mikoro ukavuga arikanga, aravuga ati yewe karabaye urafunzwe byarangiye, atinyutse kuvuga. Abanyarwanda benshi bafata kuvuga nk'icyaha gikomeye gituma umuntu ibihe byiza ku bakunzi b'Imbaraga Media TV. Uyu munsi rero nk'uko mubibona tukaba twongeye kugarura wa mutumirwa kubera comment zanyu nk'abantu basanzwe badukurikira hano. Uyu munsi rero uko bigaragara hano imbere ya kamera zanyu ndetse na majwi yanyu bitewe naho uri kutwumvira, tukaba tumugaruye ngo tuganirize kuri cya kiganiro twigeze gucumbika yadutezemo agatego k'ijambo kubona icagu. Uyu munsi rero ijambo kubona icagu akaba ari ryo tugiye kuganiraho. Mutumirwa, umwanya ni uwawe. Urakoze cyane umunyamakuru. Harya ni ugucumbika cyangwa nicyo twasubitse? Biterwa nuko wabivuga. Icyo kiganiro twaragisubitse ndabyibuka. Nizere ko rero ku bashoboye kugikurikira, ni usanzwe n'ubundi amazina ni yayandi, ni Muragijimana Edizo. Ubwo rero uvuze ko twasubitse tugeze ku kajambo gakomeye kitwa kubona icagu. Nabonye muri comment mbona hari abantu benshi bibaje ngo kubona icagu bisobanuye iki, kandi kuri iki kiganiro neza ndumva nabivuzeho. Hari abandi batanze comment nabo bavuga ibindi. Twari ikintu navuzeho, ndavuga ngo Abanyarwanda dukoze ikintu kimwe nababwiye mu kiganiro cya mbere, ahari utarakibonye azajye kukireba. Bakoze ibyo navuga ko twebwe nk'Abanyarwanda twatera imbere ndetse mu gihe gito cyane, tukaba tugeze ku rwego rwiza, urwego rwa Singapore cyangwa tuyirenzeho, ku buryo ahubwo aho kugira ngo twebwe Abanyarwanda twifuze kwitwa Singapore, nifuzaga ko natwe ibindi bihugu byakwifuza kwitwa u Rwanda kubera aho rwaba rugeze. Ubu rero hari izindi commentaire rero nabonye muri icyo kiganiro, mbona abantu benshi hafi 80% bahakanye ko bidashoboka. Nabonye Abanyarwanda nka 80% bakurikiye ikiganiro bemeza ko bidashoboka ku Rwanda rwaba ko Singapore yakwifuza kuba nk'u Rwanda. Cyane bavuze ko Abanyarwanda tudashobora gutera imbere. Hari abamvugishije baciye mu gikari, hari abavuze hariya kuri comment, babivuze mu buryo bwinshi. Hari abo duhurira mu kabari bakajya bambwira batari ko ziriya nzozi urota wumva bishoboka, ariko igihe biriya bintu mbivuga numva bihagazemo 5 kuri 5, amenya neza ndashidikanya ko Singapore ntabwo ari igihugu gifite imiterere myiza iruta imiterere y'u Rwanda. Singapore ntabwo ari igihugu gituwemo n'abamarayika bafite imitekerereze nk'iyo mu ijuru, ku buryo bo babigezeho kubera ko batekereza ukuntu tudatekereza, ahubwo babigezeho kubera ko gushaka ariko gushobora, barashatse barabiharanira birakunda. Ariho rero nabwiraga Abanyarwanda ko natwe turamutse tubishatse tukabiharanira twabigeraho nta kabuza. N'uyu munsi wa none ndemeza ko bishoboka 100% ko u Rwanda rwatera imbere rukazamuka, rukava mu bihugu 15 bikennye bya nyuma ku isi, rukazamuka rukajya mu myanya 10 ya mbere ku isi,
abanyarwanda twese turamutse tubyemeranijweho tukabigendanamo mu mujyi umwe. Ubivuze neza koko ngo 80% by'abaturarwanda ndetse wenda n'abandi bantu mwagiye muhurira ku mbuga nkoranyambaga, abo mwagiye muhurira aho ngaho muri gusangira agacupa cyangwa se ahandi hantu mu mirimo rusange, 80% bavuze ko bidashoboka. Bivuze ko hafi ya 20% uri umwe muri abo bavuga ko bishoboka. Urugero rwiza rw'ikintu cyatuma bishoboka ko Singapore ubwayo yahaguruka ikamera nk'u Rwanda, wari wabikomojeho uvuga ko u Rwanda dufite amazi ariko wenda kuyatunganya byatunaniye, ndetse ugenda uvuga n'izindi mbogamizi, ariko uyu mwanya ni gute ibyo bintu noneho abo 20% bose bavuga ko ibyo bintu byashoboka mu mwanya wa 80%? Abafaransa bigeze guca umugani baravuga ngo l'union fait la force. L'union fait la force. Rero ubumwe burema imbaraga. Ubumwe mu banyarwanda ni imbaraga zishobora gukora igitangaza. Ariko ahari ngarutse ku kubona icagu, ndongera kuvuga ikintu kimwe. Burya abanyarwanda twari dukwiriye kwigishwa amateka, tukiga ikintu cyiswe Berlin Conference cyangwa se Conference di Berlin. Hari icyo waba uzi kuri Conference ya Berlin? Ni inama yabereye ni inama yabayemo kugaba abakoroni bashaka kugabana Afurika, buri mukoroni agira igihugu ahereramo akacyita ubutaka bwe nk'uko yagikoroneje. Ahari ibyo bintu niho byateguriwe, ariko burya iyo turi kwiga Berlin Conference y'i Berlin, burya ikubiyemo ibintu byinshi cyane, uretse ko abazungu bavuze batushaka guhisha umwirabura amuhisha mu nyandiko. Biriya bintu rero tubibona mu nyandiko, tukabisoma tukumva ni amateka, tugatambuka tukigendera, ariko ntitujye gushaka ngo ni iki kiri muri ibi bintu. Reka rero mbere y'uko burya nkugira kuri 20% mu banyarwanda bemeza y'uko twatera imbere rwose babyemera ko bishoboka, ngiye kubanza nkubwira akantu kamwe kariho mu banyarwanda, ariko nimvuga mu banyarwanda ndaba nkabije mu birabura muri Afurika muri rusange. Abanyafurika muri rusange uyu munsi wa none dushobora kuba tubeshwa ko twiga ariko tutiga, kubera ko teori bari abantu bo mu burasirazuba batwandikiye cyangwa se bo mu burengerazuba, ari amateori batwandikira baduhamo incamake ku buryo badatuma tugera ku bumenyi bwa nyabwo, aho twebwe twagombaga kwishakashakira tukagera ku bumenyi bwa nyabwo. Ariko noneho umwanya wo gushakashaka ngo tugere ku bumenyi bwa nyabwo, umwanya munini wacu, umwanya munini w'abirabura tuwumarira mu matiku y'amoko, mu matiku y'amacakubiri, mu matiku yayanduza aba muri Afurika duhorana. Ugasanga buri gihugu cyacu muri Afurika gifite imitwe irwanya ubutegetsi, mu gihe bari abazungu aho hantu bamaze kuharenga, niyo bafite ibyo bapfa bo kubera yuko bazi igihatse Berlin Conference, bazi neza ikiyihatse, bazi neza icyo ubumwe bivuze, baricara bagakura ikibazo inkomyi hagati muri bo, ahasigaye ibihugu byabo bigakomeza bigatera imbere. Twebwe rero ikibazo tugira ni ikihe muri Afurika? Ni uko ibihugu byacu icyo dupfa turakibagarira aho kubagarira icyo dupfana. Icyo rero nicyo nkubwira muri Berlin Conference. Iriya nama ijya guterana, abazungu bari bamaranye barwanira iki? Bapfa ibihugu bya Afurika. Noneho umwongereza yagera hano aje kuhakaba agasanga umudage yahafashe, yashaka ubwo bakaba baraharwaniye. Noneho bituma umwami w'Ubudage bitaga Otto von Bismarck, uriya Otto von Bismarck, kuko Ubudage icyo gihe nicyo gihugu cyari gikomeye, cyari gifite ijambo rikomeye mu isi y'icyo gihe, nk'uko uyu munsi wa none Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe. Umwami w'Ubudage rero Bismarck ateranya inama. Udatekereza ngo iyo nama yabaye inama y'umunsi umwe, no, inama yatangiye tariki 15 z'ukwa 11.
1884. Inama iragenda igeza mu 1885 mu kwezi kwa kabiri. Yamaze amezi 3 ndetse arenga. Iyo nama yamaze amezi arenga 3. Ntabwo yari inama ntoya. Bari kwiga ku buryo bagabana Afurika, bari kwiga. Si icyo gusa, bize byinshi kuko barize bihagije. Sibyo? Harize bihagije. Iyo nama yari inama rukokoma iteye ubwoba. Yari inama yicaye rwose irimbika, ifata umunsi umwe, ifata icyumweru, ifata ibyumweru, ifata amezi, ibi inama igera ku myanzuro ikarakaye. Kuko kugabana Afurika nubwo ari byo bigaga, kandi koko bakaba barahavuye bayigabanye, ariko hari ikindi kintu, hari imbogamizi bizeho. Kuko ntabwo Afurika byari ukugenda ngo Afurika ndakwitoraguriye, none byari ukugenda bagahangana n'Abanyafurika batashakaga gutakaza ubutaka bwabo, gutakaza gakondo yabo. Kuyibanyaga rero, ako kantu urakumva, kuyibanyaga, hari imbaraga basabwaga. Izo mbaraga ni izihe rero? Umwanzuro umwe wavuye muri Berlin Conference waravugaga ngo diviser pour régner. Sibyo? Naho bafatiye wa mwanzuro uvuga ngo diviser pour régner. Tugende tubatatanye, tubacemo ibice, tubagabagabanye kugira ngo tubone uko tubategeka. Ako kantu rero bamaze kukanzura, niyo mpamvu uzasanga hano iwacu mu bihugu byacu intambara turwana ni iz'amadiviziyo. Sibyo? Intambara twirwana ni intambara z'ibice, ni intambara z'amoko, ni intambara z'amacakubiri, ni intambara z'ivangura. Nizo ntambara duheramo zizaduheza mu bukene kugeza Yesu agarutse. Izo ntambara tutarabasha kuzirenga, tutarazirenga ngo turenge aho hantu tuvuge ngo ariko izi ntambara turwana ni intambara z'abakoloni, ni intambara zo muri Berlin Conference, tutarabasha kuharenga kugira ngo twikure iyo hepfo muri 15 ba nyuma byaduhenda. Ubwo rero kugira ngo aha hantu tuhagere, tuharenge, izo ntambara tuzitsinde, birasaba kurenga aho hantu. Uburyo bwo kuharenga wabwira Abanyarwanda, ariko unagaruka none kuri rya jambo twasubikiyeho muri cya kiganiro, ni ubuhe buryo mbese igihe cyo kubona icagu? Yes. Rero nyine aho ngaho mubwira ko Abanyarwanda cyangwa se abirabura, kuko nivugira Abanyarwanda, abirabura bose bashobora kuba bataranyuma cyangwa se Afurika yose muri rusange. Ariko burya iyo duteye umugongo bugira iki, ahubwo tukerekeza amaso mu Bubiligi, ibyo bidutera kubona icago. Iyo twebwe duteye umugongo bugira iki, tukerekeza amaso mu Bubiligi, ibyo bidutera kubona icago. Kandi uko tubona icago niko ubukene burushaho kunumba. Ibi bintu ngiye kubisobanura, yenda reka bivugeho nihuse, nubwo yenda numva twazabigeraho ikiganiro kirambuye muri detaye, ariko reka mbivugeho mu ncamake nihuse. Gutera amaso bugira iki bishatse kuvuga iki? Izi ntambara turwana cyane cyane ugasanga nk'ubu ngubu mu Rwanda, iyo umuntu akumvise ugiye kuri mikoro ukavuga, arikanga aravuga ati yewe karabaye urafunzwe, byarangiye, atinyutse kuvuga. Abanyarwanda benshi bafata kuvuga nk'icyaha gikomeye gituma umuntu ajya gufungwa, atafungwa akicwa, atakicwa agashimutwa. Nuko babifata. Iyo bakumvise uvuga baba bavuga bati buriya karabaye, byarangiye, byacitse, kubera ko uwo muco wo kuvuga muri Afurika, kuvuga ibyo utekereza, kuvuga ibintu uko ubyumva, birasa naho twawuteye umugongo. Icyo nicyo nise rero gutera umugongo Abagiriki. Kuko Abagiriki ba mbere ya Yesu, Abagiriki bo muri 470 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, Abagiriki bigeze kugira ibibazo by'impaka, kuko birasa naho iyo turi mu isomo rya filozofi tuvuga yuko rifite inkomoko mu Bagiriki.
Abagiriki rero muri icyo gihe nibo bari abantu nanone bateye imbere cyane, ndetse nibo bari bayoboye isi y'icyo gihe. Noneho bakibaza ngo ariko ubundi bintu bikomoka he? Hari abagabo ba mbere rero bitwaga ba Anaximene, ba Anaximanda, ba Thales na ba Pythagore. Buri wese yazanye ibitekerezo bye avuga uko abyumva. Umwe akavuga ati mva rero ibintu ngiye nkurikije uko mbibona, ibintu byose bikomoka mu mazi. Kubera iki? Kubera ko nta mazi nta buzima. Natari ko ibintu byose ni mu mwuka, ikidahumeka cyose kirapfa. Ubwo bikaba ari ubusobanuro bwabyo. Natari ko ibintu byose njye mbona bikomoka mu mibare. Nka Pythagore yaravuze ati rero ibintu byose ni imibare, kuko umuntu agizwe n'amaguru n'amaboko bibazwe, agizwe n'amaso abazwe, mbese ibintu byose ni imibare. Buriya ugiye no kuvoma amazi nayo wayabara mu mibare. Pythagore akemera ko ibintu byose bikomoka mu mibare. Abandi bati rero ibintu byose bikomoka mu ihindagurika. Haba impaka ndende. Abagiriki barebye rero babona bagiye kumarana ku bw'izo mpaka, baravuga bati ku bundi turapfa iki? Filozofi ni iki? Filozofi ni ugushakisha ubwenge. Ukuri muri filozofi gutandukanye n'ukuri tuzi gusanzwe hano hanze. Ukuri muri filozofi ni iki? Ni ibitekerezo byawe ubwawe wemera, hanyuma wabibwira n'abandi, wabisobanura bakumva birumvikana, uko niko kuri kwawe. Ibyo urabivuga nta mpaka nkugisha, ahubwo mbifata nk'ukuri kwawe, nkemera kuko ari ukuri kwawe, nkakukwitirira nkavuga ni ukuri kwa Pasi. Noneho nawe ukantega amatwi nanjye ku byanjye nemera, nkabigusobanurira, wakumva birumvikana, ukambwira uti uko ni ukuri kwawe, ugafatwa nk'ukuri kwa Edizo. Abo rero ntibicana, ntibahigana kubw'intekerezo zabo, ahubwo igitekerezo cya buri wese baracyubaha, kabone n'ubwo cyaba bo baba batacyemera, bagifata nk'igitekerezo cy'uwo muntu, kikaba filozofi y'uwo muntu. Nguko uko iyo twemera twerekeza amaso mu Bugiriki, impaka hano iwacu muri Afurika, ubwicanyi muri Afurika, impagarara hagati y'abantu n'abandi, impagarara hagati y'amadini, impagarara hagati y'amoko, ibyo byose biba byaracitse, kuko twari kujya twumva umuntu avuga tukumva ko ari ukuri kwe. Niba hari ibyo yavuze byo kunengwa, tukabinenga mu buryo bwabyo, mbese tukamenya gukubitisha ishashi y'ururimi tukayishakira imfizi y'ururimi, ariko ntidufate umuntu wavuze nk'umwanzi. Umuntu wavuze ibitekerezo bye ukumva bitandukanye n'ibyawe ukamufata nk'umwanzi. Iyo ni imitekerereze rero. Gufata uvuze ibidahuye n'ibyo ushaka nk'umwanzi wawe, iyo ni imitekerereze Ababiligi batuzaniye muri bwa buryo bwa divize pour régner. Kuko Ababiligi bagombaga kubanza batugabamwo ibice, bakadutatanya, impaka zikaba nyinshi, kandi buri mpaka zose zikabyara kumena amaraso. Bityo noneho bo bagaprofitira muri ako kavuyo, bakadusanga aho hantu twibereye muri ako kavuyo, bakakadutegeramo, bityo bikabafasha gukora ibyabo neza. Nguko uko byagenze. Ibyo rero byavuye muri Berlin Conference. Baravuga bati Abanyafurika mugende mu bakataguremo uduce. Utwo duce tuzabatera guhera iyo ngiyo, bakomeze barebe uduce twabo. Uzumva nko muri Kongo uyu munsi umumayimayi arabyuka, ariko urabizi, ndabona hari ibintu perezida atakoze neza, agafata imbunda akajya mu muhanda akica abakongomani, ati reka ibi bintu binteye umujinya. Mu kandi kanya umunyamurenge yabyuka agafata imbunda akagenda akarasa, ati reka abanyamurenge bahohotewe. Undi ayo moko ibaze Kongo ifite amoko 350, iyo buri bwoko bwafashe imbunda bukajya kurasa igihugu cyabo, icyo gihugu cyazatera imbere kuwa kangahe? Ntabwo bishoboka. Ngibyo rero iby'abo bazungu batuzaniye. Noneho uyu munsi wa none ibyo bintu tubiryamyeho, tubikomeyeho. Ibyo bintu tubikomeyeho. Ubu ngiye kuguha nk'ingero ebyiri mu Banyarwanda zituma ndeba nkabona uvuga yuko u Rwanda rutatera imbere, hari uburyo bumwe cyangwa ubundi nawe aba yifitemo ukuri. Mu buryo bumwe areba sisiteme tugenderamo, areba uko Abanyarwanda tubaye, areba uburyo tubanyemo, areba uburyo
igihugu cyacu kizamuka mu ntera, areba uburezi bwacu, akabona amashuri yacu, akabona ntibishoboka. Ariko nagira ngo nkubwire ngo twarenze akantu kamwe, twarenze ibintu byose, akantu kose dufata nk'agatanya abanyarwanda uyu munsi turamutse tugakuye hagati muri twe, ahasigaye ikintu cyose gishobora gutuma abanyarwanda duhura tukaganira ku cyatwubaka. Nagira ngo nkubwire ngo iryo terambere dushaka byakunda. Ariko fata nk'urugero mu Rwanda rw'uyu munsi, njya nkunda gukurikira nk'ikinyamakuru kimwe cyitwa cyangwa se reka ndeke kukivuga, ariko ni ikinyamakuru cy'ibishyashya. Uzareba mu myandikire yacyo kirandika ngo ibigarasha n'interahamwe Sankara yabyamaganye. Ugasanga nka titire zacyo 10 zose ziratangiza titire yitwa interahamwe, ibigarasha, ibiki. Ibyo mbisoma nsanga ari ibintu bivana u Rwanda muri 2022 bikarumanura hepfo muri 1992. Mbese imiterere y'icyo kinyamakuru neza iyo ngisoma uyu munsi wa none, mbonaho kugira ngo gifashe u Rwanda gutera imbere, kwinjira muri 2023, kuzamuka rukajya muri 2030. Ni ikinyamakuru uyu munsi wa none kiri kumanura u Rwanda kirwerekeza mu rwobo rwo muri 1992, hahandi mu banyarwanda n'ubundi twabaga twifitemo. Muri icyo gihe hari heze kwitwa inyenzi, inkotanyi cyangwa se inyangarwanda. Ibintu nk'ibyo umuturage muturanye ukuzi mwiganye akakureba akakwita inyenzi, atari uko agukunze, atari uko ako kazina ku isi ari akazina keza abona kamerita, ahubwo kubera ko avuga ngo iri zina nindi mwita ejo rizamuteza ibyago, kandi ibyago nibyo mwifuriza. Uko rero niko abanyarwanda aho hantu twaraharenze. Tugira leta y'ubumwe muri 1994 imaze kuza idukorera akantu keza. Ndibuka muri buri nama yose yakorwaga ya leta yagerageje kwamagana ikintu cy'ivanguramoko mu buryo bushoboka bwose. Ariko uyu munsi wa none ba bantu babizana, leta irahari, nta kintu na kimwe ubona ikora kugira ngo ibyo bintu bicike. Icya kabiri, hari nk'abantu b'abanyarwanda b'impunzi ziri hanze mu mahanga. Ugasanga umuntu ni impunzi, ntushobora kumenya ngo ese uyu muntu yahunze ryari, arateganya kumara igihe kingana iki mu buhungiro. Kuko uyu munsi aho avugira ni impunzi, ariko ni impunzi y'umunyarwanda, aririmba u Rwanda, ararukunze. Noneho yarangiza ariko akakubwira ngo bariya abantu bari kuyobora mu Rwanda ni agatsiko k'abavantara, turashaka kugakuraho cyane. Aha, none niba ari agatsiko k'abavantara, harya ubwo kubera icyo ari abavantara? Abo bantu ni abanyarwanda, si abanyarwanda ku giti cye. Icyo nshaka kurwanya ni igiki mu banyarwanda? Ibituma u Rwanda rudashobora kugera aho dushaka ko rugera, igituma rudashobora kurenga kuri Singapore mu bijyanye n'ubukungu, ni uko imbaraga zacu aho kuzikoresha mu kunga ubumwe, twe tuzikoresha mu macakubiri, mu bidutanya, akaba ari byo dushyira imbere. Ubwo ndashaka kuvuga iki? Niba uwo muntu ari impunzi, ese bivuze ngo umwana azabyara rero ntakaze muri uru Rwanda kubera ko nawe azabura umuvantara? Icyo rero ni cya kindi ba bantu b'inama bari bari mu nama y'Iberere bakomeje kubiba, kigenda kizamuka kugeza kigeze natwe hano mu Rwanda. No mu kiganiro wakoze tukaba hari abari bagifite imyumvire y'uko mu Rwanda dupfa amoko, ariko wabisobanuye neza ko dupfa kutamenya. Yes, ubwo bujiji rero, ubwo bujiji bwo guhora twumva ko twabagarira ibidutanya, ibyo bintu uko kuntu tubibona nibyo nise kubona icako. Ni uko tubona mbese dukwiriye kubagarira twa tuntu tw'uduce niko kubona icago mu banyarwanda, aho kubona ibikwiriye tukabona ibidakwiriye. Kubona icago nabisobanura, ndavuga ngo ni kwa kubona ko leta iriho. Niba uri umunyarwanda
ibyo yakoze byose ukabona ni byiza 100%, yaba yavuyeho ukabona bakubaza icyiza yakoze ukakibura, ntugire na kimwe wishima mu gihe yari iriho warayisingizaga. Mbese ukaba uri wa muntu ugenda wunamirije udashaka kuvuga ngo hari ibyo nabonye byiza bigenda ubishime, hari ibyo nabonye bibi bigaye, ahubwo ibintu byose mu gihe uri aho ukaba ushima gusa, ushimagiza buri kimwe cyose ugashimagiza, yaba itakihari ukaba ufite ibyo kugaya gusa udafite ibyo gushimuta. Ariko mu gihe twariho mu gihe iki n'iki hari ibyiza nabonaga. Iyo myitwarire rero, imyitwarire igayitse, ni imyitwarire itera umugongo ubugira iki, ntiturebe ngo tuvuge ngo buri gitekerezo cyose uko cyasohotse reka tucyanarize mu buryo bwacyo tugishakemo umumaro, bityo tukabona icagu tugahera hasi. Ariko banyarwanda, turamutse tubyemeye tugasasa inzobe, ibidutanya turabizi birahari byinshi. Hari ibishimagizwa na leta, hari ibishimagizwa n'abarwanya ubutegetsi, ibidutanya turabifite byinshi, kandi muri buri wese uvuga ugasanga ashobora kuba afitemo ukuri, yenda kuri pourcentage zibe nkeya cyangwa se zibe nyinshi, ariko ugasanga harimo akantu yenda kukuri karimo. Njye mbona ibyiza rero ari ugushaka ibyiza muri ibyo bibi byinshi tubamo, icyiza cyose tukagiterera vi, tukagihagararaho, ahasigaye ibibi byose tugakora uko dushoboye tukabikuraho, ibidutanya byose bikava mu nzira, ibiduhuza byose bigahabwa umwanya. Aho hantu dushaka tuzahagera nta kabuza, tutabikoze kuko hari abungukira, hari abafitiye inyungu mu macakubiri. Iyo utwo tunyungu mutekereza ko mufitemo ni dukeya, nta kintu na kimwe tubafashije, nkaho twakabaye dukoreye hamwe twese tukareba ko twatera imbere cyane birenze ibyo. Niba mbyumvishe neza mu bunararibonye bwanjye, uvuze ko inyungu ari ugufata inyungu wenda zo kuduha intwaro zo kurwanisha, wagakoze inzoga ahubwo tukazinywa nanone twishimira wenda ibyo twagezeho ni muri ubwo buryo ngiye mubyumvishe. Yes, kuko ibyo nabikomejeho n'ubushize. Nzareba nk'inganda dufite hano zose ni iz'abari, inyinshi ni iz'abahindi, harimo n'iz'abashinwa n'iz'abanyamahanga muri make, tugaharanira kuvuga ngo made in Rwanda. Made in Rwanda, turya akawunga kakorewe hafi aha muri karitsiye zacu twese. Muri iyo gahunda yo ndumva nta kibazo kinini kirimo. Ibyo rwose ako kantu ni keza, ndetse nzasaba nka Dr. Bihira atwereke imbabura nziza dukorera, zikorerwe mu Rwanda, zikorwa n'abanyarwanda, zadusimburire gaze, kuko gaze ziraduhenda. Abanyarwanda ugasanga ntidushishikajwe no kujya kugura za mbabura zacu zicanishwa vidanje, zino ziri gukorwa n'abahungu bano bakirangiza amashuri b'i Kigali, rwose zikorerwa mu Rwanda, zikorwa n'abanyarwanda. Ariko ugasanga abanyarwanda ntidushishikajwe nazo, ahubwo turashaka gushishikazwa na gaze kugira ngo dukomeze duteze imbere abanyamahanga. Njye rero mbona buri buryo bwiza twebwe twakabaye, umunyarwanda yakabaye aharanira kuvuga mbere na mbere u Rwanda, ahasigaye utwo tuntu twacu tukadusiga inyuma, tukiterera imbere, Nyagasani akatwihera umugisha. Murakoze cyane, reka nsubikire aha ngaha. Murakoze cyane abari baragize ibyo badusaba. Ndumva bisa n'ibiciyemo wenda ku kigero runaka cy'uko ubyifuza. Ufite ikindi kibazo cyangwa igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se ushaka kwamamaza, nabwo watwandikira nta kibazo. Ikindi nagusaba, wowe warebye iyi video, reba neza koko niba warakoze subscribe ndetse warakanze no kukazogera, kugira ngo buri kiganiro tuzajya dushyiraho kijye kugeraho 5 kuri 5. Sawa umutumirwa, mwakoze. Ikiganiro cyo niba gukenera nakagaruka. Ciao ciao. Ndahari rwose, ndahari cyane.